Ndi hano hari abantu benshi aparitse n'ikimodoka kinini. Aparitse ikimodoka kinini? niba mwakoze akazi munzane ryamye ifatika mbishyura amafaranga. Aba mana yanjye ibi ni iki mwokabyara mwibwirisha ngo ngwishije mwokabyara uyu muntu ninde wamwishe we? Uyu muntu ninde wamutaye aha ngaha mwokabyara? Wowe ndabizi none se uragashinzwe wowe ushinzwe kumenya akazi. Ana bishinzwe ntabwo ndi mushiki wawe. Wamaze. Ahubwo avuye kwa wa mukobwa umwe umwicisha akazi. Sheri, nari mpenu kuri kwema. Vugishwa. Mvuye ku murenge. Ahubwo se amakuru yose yagikwiye simuherutse. Afika nkubwirisha muri abagome. Muri abagome ndakora. Amakuru ya danserasi. Zo imanza zabo zo zararangiye. Shobora kuba zarakemutse kuko nta manza zabo nyungu. Urajone yanjye mana sanze wambuze nyine wakinwe kandi urabizi. Hakusheri buri munsi murumuna wawe wabuze ibindi bintu wambwira utambwe kuri murumuna wawe buri gito. Ubu nta bindi bintu wambwira atari kuganira kuri murumuna wawe buri gito.